Twongeye kubaha ikaze inshuti z'akadasohoka za Sky TV Show. Kanizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza. Kanizere ko n'uwo bitari kugenda neza ko hari ikizere cy'uko ibyo bintu biruze kuba byagenda neza cyane, yuko nakwiba kogo hari iburya ngo iyo dufite Imana nakwiba tuba dufite. Rero wowe umeze neza cyangwa se umeze nabi cyangwa se ubuzima butamereye neza, kanizere ko niko isi iteye, ariko nubwo twese tumeze gutyo, ikizere cy'uko byibuze wo bimeze neza bishobora kuba byakora cyangwa se bikaba byakongera bikaba byajya hasi, ndetse n'uwo bimeze nabi nawe bishobora kuba byahinduka nawe akaba yamera neza, cyangwa se ibibazo byose afite bikaba byakemuka. Niko isi iteye rero, ariko twese tuba tugomba kwihangana bitewe n'igihe tuba duhagazemo cyangwa se n'igihe tuba turimo. So rero Sky TV Show yongeye kubaha ikaze mwebwe inshuti z'akadasohoka za Sky TV Show hano mu kiganiro Sky Show, aho tugiye kuba twagaruka ku ma update agiye atandukanye, akaba ari amakuru arimo aragenda avugwa hirya no hino. Rero akaba ari amakuru abarimo aragenda atrendinga kuri ino mihanda, cyangwa se bimwe bakunze kuba bamenyera benshi cyane ku makuru ngo abarimo aravugwa hirya no hino hano mu mihanda cyangwa se hano hanze. So rero turahera kuri izi nkuru zirimo ziravuga yuko Vestina uririmbana na Dorcas mu itsinda rimwe, cyangwa se uririmbana na murumuna we, cyo nakita nkaho ari group, ikaba ariko gutyo mbivuga. Rero n'abaririmbyi bakunze kuba bamenyekana mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nka Vestina na Dorcas. Aho rero ku munsi w'ejo ku itariki 5 z'ukwa karindwi, aho navuga ngo ni umunsi mwiza cyane, cyangwa se ni umunsi w'akataraboneka kuno muhanzi ndetse n'inshuti n'abavandimwe, aho ari byaranze ubukwe bwiwe, nabyo tugiye kuba twakinjiramo ndetse tukareba ku makuru arimo aravuga ku Iwacu Muzika Festival, nayo tukareba se ubundi biri kuvugwamo ni ibihe, ndetse tukagenda tureba n'andi makuru agiye atandukanye tugiye kuba twareba kuri uno munsi. Rero ngewe tugiye kuba twabana muri iki kiganiro ni Sky, ubundi wowe guhaye ikaze. Okay, kadufateho umwanya mutoya, ubundi turanzikeho tugaruke n'amakuru yacu. Turagarutse ku ma update yacu, katuyinjiyemo n'akanyamuneza kenshi cyane, kubera ko n'amakuru navuga ngo tuba tugiye kuba twakinjiramo y'imiriro, ndetse akaba ari amakuru abarimo aratrendinga hano hanze. So rero twihuse cyane nuko inkuru irimo iravuga yuko Vestina uririmbana na Dorcas yakoze ubukwe. Ishimwe Vestina uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas yasabwe ndetse anakobwa n'umukunzi we w'umunya Burkina Faso Idrissa Adorgo. Akaba rero ari ibirori biryoheye ijisho byabereye mu Ntare Conference Arena, byayobowe n'umushusharugamba wo bita Lionel Imanzi, umenyerewe mu bitaramo bitandukanye byo mu Rwanda. Uyu mukobwa yanamaze kongera izina ry'umugabo we muyo akoresha ku mbuga nkoranyambaga, aho asigaye yiyita Vestina Adorgo. Akaba rero ari ubukwe bwari bubaye ku munsi w'ejo ku itariki 5, akaba ari ubukwe bwaranzwemo n'udushya twinshi cyane, ndetse akaba ari ubukwe wabonaga yuko bwari bwitabiriwe pe kandi bihenze, ubukwe bwiza cyane, ndetse akaba ari ubukwe navuga ngo bwagize icyo bushushanyiriza uyu mukobwa, cyangwa se bwagize n'icyo bwerekana cyane cyane ku bamusebyaga cyangwa se ku bamuvugaga, abereka yuko agishimangiye yuko rugomba kubakwa ndetse rukubakwa neza. Rero ni ubukwe bwaranzwemo no kuba byibuza Emirene yarambitswe ingofero ndetse agahabwa n'inkoni, aho ngo bashushanyije nk'ikimenyetso cyo kuko ari umuntu umunyagaciro cyane cyane kuri aba bakobwa nk'uko bisanzwe, ariko akaba uyu nguyu ari umumanager cyangwa se akaba ari umuntu ubagira inama mu by'imiziki ndetse n'abamanaginga mu miziki yabo. Rero
bamwambitse ingofero ku munsi w'ejo, ariko iyi ngofero cyane cyane ko twari dusanzwe tuzi ko yambikwa abasaza, ndetse ubwo akaba ari ku ruhande rw'umugabo ndetse no ku ruhande rw'umukobwa, nk'abapapa baba barababyaye mu rwego rwo kubereka icyubahiro kibagombwa. Rero ku munsi w'ejo nibwo baje kuba bakambika Emirene nk'umujyanama wabo nka manager wabo iyi ngofero ndetse n'inkoni mu rwego rwo kubereka yuko ari nka papa wabo. Rero haje kuba hatangwa impano ku muhanzi Chris Easy, bamwitura ku bufasha bwinshi cyane agenda afasha bano bakobwa, cyane ko amashusho yose ndetse navuga ngo video zawo zose uyu muhanzi Chris Easy niwe uzigiramo uruhare, ndetse navuga ngo ni ikintu cyiza cyane, aho bamushimiye ejo rero ku munsi w'ejo imbere y'imbaga nyamwinshi cyane, nk'umuntu w'agaciro nabo bagomba kuba bashimira ku bikorwa agenda abakorera umunsi kundi. Rero buno bukwe ni ubukwe bwe bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, aho nakubwira yuko n'umuhanzi Neo Bosco wandikira abakobwa cyangwa se nawe ubasha kuba yagira itafari ashyira ku muziki w'aba bana cyangwa se w'abakobwa, navuga ngo nawe ni umuhanzi waburanzwe cyangwa se waranzwe no kuba yabana n'abakobwa cyane, nawe yaje kuba yagaragara mu bukwe bwa Vestina bwabaye ejo. Rero twihuse cyane katurebe ku ino nkuru yindi iri kuvuga kuri Senderi International. So rero akaba ari muri avuga yuko Senderi yakoreye igitaramo cy'amateka ku ivuko, aho ni mu karere ka Kirehe. Akaba uyu ari umuhanzi Eric Senderi cyangwa se wamenyekanye nka Eric Senderi, ariko akaza kuba yavuga yuko ngo yitwa Senderi International Hit nka Senderi, aho yewe navuga ngo bino bintu nabibonye birananangaza, bino bintu nabibonye bimereza izindi kompamu zitandukanye n'izo njya numva ku ino mihanda, kubera ko Eric Senderi ni umuhanzi nakekaga ko nanjye yaba afite umufana umeze gutya cyangwa se uhagaze gutya. Eric Senderi rero umuhanzi Nzaramba Eric wamamaye nka Senderi International Hit, yakoreye igitaramo cy'amateka inasho mu karere ka Kirehe, aho yatangiriye ibitaramo bizenguruka igihugu yizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Ni igitaramo cyabaye kuri uyu tariki 5 Nyakanga umwaka wa 2025, aho Senderi yataramiye ibihumbi by'abakunzi be batakanzwe n'izuba ryinshi cyangwa se batahabijwe n'izuba ryari rihari, ariko baza kuba bashyigikira uyu muhanzi, aho ubona yuko kabisa ikintu kijyanye n'umufana ho ni abafana benshi cyane, ni abafana benshi nk'uko uri kubibona ku masikrini yawe, nawe ndakeka se cyangwa ndamye nashidikanya ko ahangaha wakomfirimye. Rero n'umuhanzi akunze kuba yavugwa yuko ngo n'abafana agira, ndetse ko ibyo ngaririmba ngo n'abafana ngo baba babikunda naki, ariko we mu kubemeza kuri tour yateguye hano mu gihugu yashimangiye yuko ari we muhanzi mukuru cyane kandi koko kari we muhanzi mukuru navuga ugomba kuba koko yakagobye kuba agombwa nk'aba bafana bose turi kubona kuri screen zacu. Rero uyu akaba ari umuhanzi Eric Senderi. Katwihute cyane turebe ku nkuru ya Bruce Melody, turebe se ubundi kuri Bruce Melody we birimo biramuvugwaho ni ibiki. Rero ni inkuru ivuga yuko Bruce Melody yiseguye kuba bari bamutegereje i Rubavu, amaso agahera mu kirere. Rero Bruce Melody wari utegerejwe mu gitaramo gikomeye mu karere ka Rubavu, ariko bigakomwa mu nkokora n'ibura ry'umuriro. Yasabye imbabazi abakunzi be bari baje kumushyigikira. Rero akaba ari mu gitaramo cyateguwe n'umu DJ Toxic, aho yaje kuba Bruce Melody yakitabira kino gitaramo, ariko bikaza kurangira umuriro umuburiyeho, aho yaje kuba yakisegura kwa bafana cyangwa se ku bakunzi ba Bruce Melody n'ubundi kuba atabashije ko yabataramira, ariko hakaba ngo ari icyizere abijeje yuko ejo n'ejo bundi
ashobora kuba yagaruka i Rubavu kuba yatarabira abanyarubavu ubundi bakumva ku cyanga cya music yiwe. Rero twihuse cyane katureka none n'undi kuri iki gitaramo katureka kuri iki gitaramo n'undi cya Toxic akaba ari igitaramo navuga ngo cyabaye ku munsi cyabaye ku wa 4 ku itariki 3 itariki 4 z'ukwa 7 mwaka 2025. Rero byari ibirori bidasanzwe mu gitaramo cya Toxic Experience. Iki gitaramo cyabereye kuri Heza Beach i Rubavu, akaba ari igitaramo cyari kitabiriwe cyane n'imbaga nyamwinshi y'abantu. Akaba ari igitaramo navuga ngo cyari kirenze cyangwa se cyari gifite vibes cyangwa se nk'uko bisanzwe bimenyereye yuko Toxic iyo yateguye igitaramo haca uwambaye. So rero katusoreze kuri izi nkuru, izindi nkuru, ariko indi nkuru nakubwira nuko umukinnyi Diogo Jota yashyinguwe ku munsi w'ejo aho yasezereweho bwa nyuma. Akaba rero wari umunsi ngo uremereye cyane ku bakunzi ba Liverpool ndetse n'abakunzi b'uyu mukinnyi ndetse n'abakunzi ba football muri rusange, aho ku munsi w'ejo uyu mukinnyi yaje kuba yasezererwaho bwa nyuma. So katusoreze kuri izi update, izi update twari turimo for right now. Ngiye twabanye muri izi update ni Sky mwenyewe, it's your Pablo Popito Pachino McDonald Grekas Copisto, it's your Park and Sharp Bob Jit Boy another Shina the Vanade, it's your shop where the Sky Missy Move. Akatona na muzindi updates z'ubutaha. Wowe wafashe umwanya wawe ukadukurikirana. Ciao akatukubwira ni Imana y'ubuzima n'ubugingo, ariko wenda mbivuga gutyo iguhe umugisha, ndetse utakora subscribe agera hasi akande on the subscribe ubundi tujye durushaho kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.